Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 37. Imwe n'imwe mu mirimo ishobora gukorwa: gukomeza, gutora abafasha no kubitaho. Buri presidium izi akamaro k'amasengesho, izagerageza gushaka abafasha benshi. Umureji agomba gutora abafasha benshi no kunga ubumwe nabo. Tuzirikana ubuntu bwabo bafasha begurira Regio ya Maria igice kimwe cy'ibitekerezo byiza by'umutima wabo. Mbega isoko y'ubutungane bifitemo! Umuryango wa Regio ubafitiye umwenda utagira ingano. Uwo mwenda Regio ushobora kuwishyura ibayobora ku butungane. Abaregio n'abafasha babo ni abana b'umuryango. Abaregio ni abana b'imfura, kandi umubyeyi wa Regio, nk'uko bigenda muri buri muryango, arabahindukirira akabitegereza kugira ngo abafashe kwitangira barumuna babo. Ntanyurwa gusa no kureba uwo murimo, ahubwo awuhindura ingirakamaro, maze bigatuma uko kwita ku bafasha bibundikira ibintu bitagira uko bisa mu matsinda yombi. Mu mutima w'abafasha hazuzura mu butagatifu bukomeye. Ibihembo by'abazaba bujuje mu bwo butagatifu bizagarukira abaregio. Ibikoresha abafasha bishobora kugira akamaro kanini. Ibikorerwa abafasha bishobora kugira akamaro kanini. Kugira ngo bagere kuri ibyo byiza, bagomba gushinga uwo murimo abantu bamwe ba presidium babizobereyemo, kugira ngo bakore nk'abana b'uburiza. Kugira ngo koko muri iyi minsi y'ibyaha n'urwanga abantu bafitiye Imana, Umwami wacu Yezu Kristo arashaka gukoranyiriza uruhande rw'imitima yitoranyirije rwose, ikirundurira n'ibye byose. Imitima ashobora guhora yizeye ngo imufashe kandi imuhoza imitima itavuga ngo mu by'ukuri ngomba gukora iki, ahubwo yibaza iti nshobora gukora ibingana iki kubera urukundo rwe. Imitima itanga ititangiye itama, imitima itanga ititangiriye itama, kandi ibabazwa gusa nuko idashobora gukora ibiruseho no gutanga ibirenzeho no kubabara birengejeho. Ibigiriye uwagiriye ibyiza byinshi. Mbese rwose imitima itameze nk'iyindi, kandi wenda yitwiye abasazi mu maso y'isi kubera iyi ntego biyemeje, nta kudamarara ahubwo kwigomwa. Father William Doyle, vu par Monseigneur Alfred Dolarly. Nk'uko rero umutwe w'ingabo zintamenyekana kandi zikaba n'ibitambo by'urukundo nyampuhwe zizaba nyinshi nk'inyenyeri zo mu kirere cyangwa umusenyi wo ku nyanja, Regio izamerera nabi Sekibi, maze ifashe Bikira Mariya kumena umutwe w'inzoka yuzuye ubwibone ku buryo budasubirwaho. Mutagatifu Teresa Lisieux. Umurimo wo gufasha iyogezabutumwa mu mahanga. Abakristu nyabo bitangira gufasha iyogezabutumwa mu mahanga, babigaragaza mu isengesho ryabo. Mu gushyigikira iyogezabutumwa batanga ibikenewe, banashyigikira bitegura kuba bogezabutumwa. Uko buri wese yumvise umuhamagaro we hakurikijwe ibiharimo n'aho ari, dutanga ingero zifatika. Abaregio bashobora gusinga itsinda ry'urubyiruko rutagatifu, maze bakiyegereza abana benshi bakabakundisha kogeza inkuru nziza mu mahanga. Bashobora kandi guhuriza hamwe abantu badashoboye kuba abaregio, ahubwo bakabagira abafasha ba Regio, bakitangira nk'ubudozi bw'imyenda n'ibindi. Kuri ubwo buryo ku nshuro imwe baba bakoze ibyiza bitatu. Umuregio aba yitagatifuje, aha abantu benshi uburyo bwo kwitagatifuza, abafashije iyogezabutumwa mu buryo bufatika. Ku birebana n'uyu murimo birakwiye rwose gutsindagira ingingo ebyiri za rusange. Nta presidium n'imwe igomba guhinduka igikoresho cyo gusabiriza kubera igikorwa icyo ari cyo cyose. Kugenzura no kuyobora abantu bitangira ubudozi byaba bihagije ngo umuntu avuge ko yakoze ubutumwa buteganywa n'amategeko y'umuryango.
ariko umurimo w'ubudozi wonyine ntufatwa nk'umurimo w'ingenzi w'umurejiyo, keretse habonetse impamvu zihariye nko kugira ubumuga bw'umubiri. Imiryango y'iyogezabutumwa ine ikurikira: uwo kwamamaza ukwemera, uwa Petero mutagatifu intumwa, uw'urubyiruko rwogeza ubutumwa mu mahanga, n'uw'urugaga rw'iyogezabutumwa mu mahanga yose isangiye umugambi umwe wo guteza imbere umutima wo kogeza inkuru nziza ku isi. RM 84. Gushyigikira no gutanga imyiherero. Abarejiyo bamaze kwibonera ubwabo inyungu zikomeye z'umwiherero bagombye gukora ibishoboka bakajya biherera, bagatanga icyo gitekerezo kandi bagakora ku buryo imyiherero yagikorwa n'aho itaratangira gukorwa. Nyir'ubutungane Papa Piyo wa 11 mu ibaruwa ye ya gishumba encyclique yashishikaje abakristo agira ati: amashyirahamwe y'abarayiki basenga bashaka gukorera kiliziya bafasha inzego nyobozi zayo bakora ibikorwa bya gitumwa. Muri iyo myiherero mitagatifu bazabona ku buryo bugaragarira amaso agaciro ka za roho, maze bagurumane mu cyifuzo cyo kuziyitangira. Bazigiramo kandi ishyaka ryo gukora ubutumwa nuko bakwikozemeza mu uwo mutima w'ibyagezweho muri urwo rwego. Ni ngombwa kubona ukuntu Papa akomeye cyane ku gutoza abantu kuba intumwa. Rimwe na rimwe iyo ntego iribagirana, intumwa ntizigaragaze. Muri icyo gihe akamaro k'iyo myiherero gashidikanywaho. Abarejiyo ntibagomba kubuzwa guteza imbere ibyiza by'umwiherero, hitwaje ko nta bushobozi bwo kubonera icumba biherera. Byaragaragaye ko ku mwiherero ushobora gukorwa ukagera ku bintu by'ingirakamaro, kabone naho wakorwa umunsi umwe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nta n'ubundi buryo bwakoreshwa ngo iyo myiherero yitabirwe n'imbaga. Icyumba icyo ari cyo cyose gishobora gutunganywa kubera icyo gikorwa cy'umunsi umwe wonyine, kandi hashobora gutegurwa ifunguro riciriritse. Na Yesu ubwe yakundaga kubwira intumwa ze ngo zijye zisuganya, ziherere mu mutuzo wuje urukundo. Nimuza hitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya. Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 31. Kandi aho amariye kuva kuri iyi si y'amagorwa atashye mu ijuru, yashatse gutunganya intumwa n'abigishwa be mu nzu babagamo i Yerusalemu, Cenacle. Mu gihe cy'iminsi 10 bari bashishikariye gusenga. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 1 umurongo wa 14. Maze bityo baberwa no kwakira Roho Mutagatifu. Nta kabuza ko uwo mwiherero utazibagirana wabaye uwa mbere wabereyemo imyitozo y'iyobokamana, aho kiliziya yasohotse ikungahaye kandi ifite imbaraga zihamye, ishyigikiwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Niho intumwa za mbere twakwita integuza z'ukogeza ukwemera zigishirijwe. Umuryango w'umutima mutagatifu uharanira ukwigomwa. Umurimo utagira ukusa Presidium ishobora gukora waba uwo gutora bakwinjira muri uwo muryango. Icyo ugamije ni ikuzo ry'Imana binyujijwe mu gushyigikira kwigomwa kurya no kunywa, no kumenya kwigomwa k'ubushake.